cya gikobwa ikindi kibazo mfite mwana Wamupfakazi ngo yabuze imihango. Wawundi ukunoza Ahandi nyine waje agakora iminsi 2 wawundi nyine w'umuhizi bakamwirukana iyo akavuga ngo arwaye ibere bagahita bamwirukana. Uzi nimba yayibuze ari cyo bikurebaho ndandeba sinone arega none si aha namuti kuri harya mu mifuka mumaje kugenda indi kubara ibice bya fera bitu byagiye birasiga ubwo rero ari kwishakishwa amavuvu kwishanse bamumanuriye akabaho ubwo mukumwegera numva amashanyarazi garancakiye none ubwo gafashe bamumanurira urubaho rw'amagiriye ati nta narushobora aceka cyangwa ubwo kapita yarancakiye ngiye kurumo nindacaha nabi ubwo turaganira ubwo mubiri gwanje gukoze kugwe abasindi kuntu twe twegeranya abanyegetse hibere sikuri afite ibere ringana na kadomoro ka 15 ahubwo nakabindi done mwije magaze nkaha nawe hagaza uru rubavu rwanje rwose rutebera munsi hagati y'amabere numva ndashuhiranye utumva neza ubwo nacyo rero kandi unikirokore kirasengaga ubwo mba ngicakiye mu biyunguyungu afite ico bisi bicece nibinyita ubwo aho kunyiyaka ubwo nkabona ari kunyegera mwana singura urupagasa none dore ubwo yabuze imihango nimba rukomeze ngo nanjye kukubwira ihamagara cya gikobwa cyagera abona kuri kakabari handi twahura cya gikobwa cyiza kikanyisurishwa nkakibwira nti ngo wanguriye kamwe se boss nkakibwira nti ntugire ikibazo ndaje baguhe kujya nafashe nimero yacu umva mbese nka gufataga nimero z'amahaba yakagariye Hey, it's okay, buddy.